Yesu nashimwe cyane mwene data. Turacyari kuganira muri Yohana 15 tugeze ku murongo wa 4. Yesu yavuze ko hari ibintu tutazashobora tutagumye muri we. Yatubwiye ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Ese umuntu ashaka kuguma muri Yesu atari muri we? Ese Yesu yaba muri wowe utamurimo? Urumva niba umuntu atakubwira ati ugume muri nge nanjye ngume muri wowe, ati kugira ngo uwere imbuto nziza kandi nyinshi, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ritagumye ku muzabibu, ni nako umuntu ntacyo ashobora uwo muri Yesu yatagumye muri we. Ibi binyereka iki? Binyereka ibyo bita freedom cyangwa liberté. Ni ukuvuga ngo niba umuntu ashobora kuguma muri Yesu cyangwa ntanagumemo, umuntu atandukanye n'ishami. Ishami ryo ntabwo rigira ubwenge. Ishami risanzwe ntabwo rigira ubwenge, ishami ry'igiti. Ariko wowe ufite ubwenge. Bivuze ngo ushobora kuguma muri Yesu cyangwa ukavamo. Kandi twagiye tubona abantu bavamo, tukabona n'abagaruka, tukabona n'abinjiramo. Ariko ikintu cya gituma hari, ubwo nibyo ntekereje guhita nyumvaje kubyibwira, ubona abantu benshi hari ibintu byanga, nuko uramutse uri ishami uri ku muzabibu ukaba ufite imbuto zatangiye kurabya cyangwa ziriho ari ntoya, warangiza ukava ku muzabibu, za mbuto ziruma. Ubwo ikintu gikomeye wumvise atari ukuguma muri Yesu. Ni gute se umuntu aguma muri Yesu noneho? Kuguma muri Yesu ni ukuguma mu ijambo rye. Yarababwiye ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo niyo byubahisha data. Uburyo rero umenya ko Imana iri muri wowe, ni amagambo y'Imana ari muri wowe ariko akorera muri wowe. Ntabwo ari amagambo y'Imana uzi, ni amagambo y'Imana bari muri wowe ariko ubasha gushyira mu bikorwa ndetse ku buryo wabizira. Uyu mwanya rero nyemerera twibwire ikibazo kimwe tunisubize. Kuguma muri Yesu nibwo buryo bwonyine butuma tubishobora. Ujye uvuga ko hari ibintu byanze rwose kandi nibyo, ariko se wagerageje n'iri jambo ukaba muri Yesu neza? Wibuke ko ushobora kuba uri ishami riteye ku giti ariko ridafashe, ishami ryahanyutse nubwo ritaravaho neza. Dufite abantu baba muri Yesu agace gato kakaba arimo kari, ariko umutima we udahari. Niyo mpamvu Yesu yanavuze ngo n'Imana iraburana mu bwoko bushimisha iminwa, imitima ikamba kure. Nyemerera nkubwire ngo ubwo ari uko bimeze rero, dufite ubushobozi bwo kuguma muri Yesu neza ngo twere imbuto nyinshi. Reka rero ngusengere nanjye nisengera tube muri Kristo Yesu, kandi usuzume kurimo koko kutarimo nabi. Mwami Yesu, turashaka kugusaba ntubyange imbaraga zo kugumana nawe. Byagiye bigorana n'intumwa zawe zikakuvaho n'abandi bakagenda, ariko twe turasenze kugira ngo uduhe umugisha wo kugumana na papa. Ko dusanze nituguma ku muzabibu hari amasezerano azikora, hari ibyo Imana izakora, ngo ntacyo tubasha gukora turi ku muzabibu. Niyo mpamvu bavuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Ndabisengeye kandi ndabyizeye ko bishoboka. Ntabwo ijambo ryawe rishobora kuza ngo riza ari urwenya cyangwa ari inyandiko iraho. Ijambo ryawe ni ukuri, abagumana nawe ntabwo babagira. Niyo mpamvu nsenze nsaba umugisha kugira ngo umuntu wese turi kumwe muri kino kiganiro agumane na Kristo umwami wacu. Imana ndagushimiye kubyumvise kandi ubikoze ku bwa Kristo ugira neza. Amen. Esati mugume muri mwe, amagambo yanjye muri mwe, musabe icyo mushaka kandi muzagihabwa. Dore ndi umuzabibu namwe muri amashami, muzere imbuto nyinshi nimuguma muri nge. Tugume muri Yesu, nimuguma muri nge. Witondera amategeko y'Uwiteka, akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo ni umunyabwenge yubatse inzu ku rutare, imvura yaraguye maze imivi
iratemba, inzu ntiyanyeganyega, kuko yubatse ku rutare, yubatse ku rutare. Neno la Mungu ni lenye nguvu, neno la Baba ni lenye uwezo. Dunia na mbingu vitapita na kusahaulika, lakini hilo neno litadumu milele, lakini hilo neno litadumu milele. Neno la Mungu ni lenye nguvu, neno la Baba ni lenye uwezo. Dunia na mbingu vitapita na kusahaulika, lakini hilo neno litadumu milele, lakini hilo neno litadumu milele. Wese azabona ubugingo, ariko iryo jambo rizahoraho, iryo jambo tuvuga ni Yesu rizahoraho, ariko iryo jambo rizahoraho. Jambo turirimba ni Yesu Kristo, ariko iryo jambo rizahoraho.